turarwana kandi kajya kanigendere mutaze ndi minsi ibiri ayo nzaguha gahanga uburozi gahano wowe garukaho imbesire imbwa gusa mutuku icara oya ntawe ahubwo mutuku hagarara nk'umomore surwa rukwenda umanyu gusa nawe mbabarira ukajya woroshye nawe kunkora mu jisho cyane ariko pe ndagushimiye kubona wemeye kumpa imbabazi waratabuga buri gihe ukankubita ukantuka waraminduye injajwa ariko nukuri ndakubabariye yewe ntukine wowe hano ni wanjye turarwana kandi umuntu wese ucora wabaye oyiterere ranyambo yitere menya ari umunyabitera none ugiye mpangane nawe mukubite niyo ngombwa noneho tukizwe n'urukiko narabahereje kenshi hari aho ntago mpabahereza Nese 30 urumva amafaranga make nzaguha 35 ngayosha tajya witwa Joseph rero ngubwira ni Joseph nangwa ni Joseph neza ko uraya ukuntu umeze ntabwo Joseph aya kubera nyine kubera ibyo bihanga byawe nta kuntu ntabwo byawe Joseph urasetse kabisa ngo rero ngubwira rero ukuntu usigaye sa ukuri ikibazo kigeze kunzana hano niyo pasiteri niyo muzamu wa pasiteri ukora byose mbese umuhanga bareba ngenda shaka kugira ngo zagenza buri munsi icyari kinzanye burya bwa mbere sinahagusanze ni wowe wigeze kuduserivari wowe uri umunyabwenge cyane none ndareba ngasanga kuza buri munsi ntawajya nkingura buri munsi kandi ntacyo ntwaye uvuga ngo rero twumvikane hano nabo naraje nsanga hano hari amarariro burya rero nari ngiye gushaka umugore wanjye mpageze ureba ukuntu wanzimanye ndashaka rero kureba ukuntu nsigaye nsa urareba wenyine yansize iheruheru ansiga ndikiwerewere ndikisenzegeri ntacyo yansigira cyitwa ureba nari umugabo ntabwo ihabwa intebe ariko nabonye intebe hano hano nicaye nkarya navuye hano umeze neza biriya bintu wakoze biriya si ujya ubimukorera cyane buri munsi icyo gituma yatumbye arenda guturika ameze nk'akabindi k'abarozi uriya ararya ubu aragewe arasamura pe mbega umugabo yataye kabisa ariko namaze kumenya ko umugore wanjye ari aha ibyo rero ntabwo ngiye kubyitaho agaciro mbihaye agaciro nabonye hano ni ibiryo bihari mbandoga agatorero k'inkoko hano hari ibiryo pe none nzajya nza buri munsi kandi kugira ngo nzajye nza buri munsi tubonane birakomeye nta kuntu ako bundi twagana muri ko nabwiye umbwira izina ryawe ahubwo izina rya pasiteri wayitwa yitwa Eri bari bambwiye ngo ni Daniel oya ni Eri yitwa Eri bambwiye kwa Daniel bambwiye kwa Eri ni Eri byose birasa ntabwo bisa none se Daniel na Eri umva bivuga kuza hano nkabona ibiryo nkabiriya batetse ahubwo ariyo wishakiraga ashaka kwirira naho urabona ntarabaye ntabwo ureba ko nabaye nk'ingari sika rwose narumye nabaye urukwe ahubwo nkubwira ntabwo najya nza ngo ukingure kabusha nta kintu mubaye uba rero nzajya nza buri munsi mufite inkoko zingahe kwari nyishira ni nyinshi kandi tutuma se kuziga buriya ari amagi yarangaye yewe ari amagi uzukora 37 buriya niyo umukorera uriya ararya yangu habo genda kagiye waraje kira ubwoba ndafata isi y'umuntu turamuhike reka nkubwire igifu cyarunda ibintu byinshi akarundamo reka nkubwire ninjya uzajya ukora 50 yakore nzajya nihangana ushaka zanyicarire none ko irafite nawe ureba none ko yicarira umugore wanjye akanamusutamira akamufama wewe ngo ko ira yitwa enda we oroha uramwereke uzajya reba
hano ugiye kuzicwa n'amagi gusa. none sigiye kuzanamo pistori isa ngaho. Oya nta ibintu ari binini bishaka birunguruka wegera yewe iri ngiri uzajya ugura irindazi hanyuma ugashyira kuri ariya magi nawe ukarya make uzajya urikane uje urebe ko wakora 50 ubu utazakuzanira andi 200 ukonje ukingura ahubwo rwose burye nawe urye burye nawe urye ahubwo ndumva ari shwa yatoye mu gaseta nyakuzanire nkomeze ndya bya biti mbega vitamine ni shwa diro ahubwo giye rwose ngo nariye rimwe hano ariko nkubwiye ukuntu numva igituza gitumye ngirira rwose nkorera umuti ngiye kubyibuha rero irindazi yego keke iki nicyo ntabona hano ibyo nibyo ntabona ibindi byose ndabibirahari uri umuntu mwiza ariko yewe mfite ikibazo ikibazo ufite n'ikinzara cyangwa yewe cyo nzira no kubera inzoka afite rwose ibiryo ndabibona amata ibiki byose reka ibyo by'inzoka twarabirangije ni ugufata umuravumba nkavanga na kirorini nkamushyiramo kuko urinze umvana mu rugo unzana hano uza kumara uje kumbaza dore nkuvanye iwawe kugira ngo naguteze isoni hari iwawe nkuzana hano kugira ngo tuhagarare hano nako twicare noneho uje kunkoza isoni hano tuvuga n'iby'amafaranga yanjye yamwe nakumira ko ubufaranga 3000 nibwo butumye utumutwe ukaza kumvana mu mishinga nari ndimo ukanzana hano ahangaha koko ku muhanda nta soni yewe kabyara iri ni ishyano ubu si nko guheka inyonjo 3000 rimwe kabiri gatatu ibihumbi 30 nibyo bigiye kuba 3000 are urayama uti 70 ingahe urayama hagenze ndabona niko ufashe 3 ubikuba inshuro 10 dore ntabwo umujyana kwa mudugudu urayama ndakubaza ibihumbi bingahe nakakujyanye urayama 3 segonde reka nk'abavanye nk'inshuti ujya wireba bose dutandukane neza umva wari wireba no mu ndorerwamo cyangwa ngo urebe ukuntu umeze n'ukuntu uteye n'ukuntu usa uvuga ibihumbi 30 wari wanabitunga n'umunsi n'umwe wowe wabasha kubitunga wowe ariko noneho bamaze guhinduka kabisa ko wari usibye no kuyatunga no kuyarebesha amaso wari wayagureba kwibona gutyo bayaka ariko noneho uzi kuri isiha bajya bavuga ngo ariko uri imvejuru kabisa bajya bavuga ngo isiha yituruka mu ijuru none uri imvejuru yenyewe mpa amafaranga yanjye twumvikane uri isiha yenyewe kabisa uri isiha ukanzana ku muhanda gutyo mu baturage urayampaye abaturage nanze ko muteze isoni hariya ukarira dore ko amarira yawe angana guhamba erega twarabaye ndakuzi wowe n'amarira ndakuzi cyangwa ujye kuyama ariko si kwa mudugudu ushaka ko mabitatu tugende mabitatu mudugudu kwanje kusema nini sisi nzukuntu utangiye kuvuga ibinini none ugenda tujye kwa mudugudu no kuntera ukigenge utangiye kuvuga ibinini byo kujya kunyambura amafaranga yawe ngo mudugudu ngo ijuru ngiye nakurini ibyo ushaka tugende tugereyo noneho turebe ko hari n'urumiya ndimo uravuga ngo ugende ndaseseme ntabwo rugaze tugende nyine ngo ibinini ibyo gusa ibinini bisobanura genda bivamo tugende yawe tugende niko Marisi Marisia niko kugira ngo ujye ugenda uvuga aho uciye hose ugenda uvuga ngo Tadeyo ngo umugabo wawe ngo ni igisambo ngo agenda ngo yikopesha ngo afata amadeni ngo yambura ngo ntawe afatira ideni cyangwa aguze amafaranga ngo amwishyure biriya bintu ugenda ubivuga ugenda usebya wumva ndi umugabo wawe ukagenda uvuga ahantu hose aho nciye bavuga ngo umugore wawe agenda gusebya ngo urambura ngo umuryamyenda ahantu hose nka biriya bintu ubivuga kubera iki bw'ibyo byose nambura cyangwa nikopesha ko mbizana ukabirya ukabyambaramo kuki ugenda usebya no kubira ariko ibyo navuze ni ukuri hari aho nabeshye se nawe wabeshye shimye jyewe noneho nahitireriwe ugenda usebya ngo ube n'umugabo wawe ngo niwe bakaryamyenda muri uno mudugudu ngo nta kintu tugira ngo ibyo turiye byose ngo ibyo tunze byose ngo nibyo twikopesha kandi ntitubyishyure ngo twambura abantu ngahitireriwe umushaka hiki ukuri ariko Samarise ni ukuri uvuga nagushyiramo akarungu nyine nkakukonyora uraseka reba amajoro ndarareba ibyo nkora byose kugira ngo ubeho kandi ubeho neza ariko ntubishime ukagenda usebya uramvuga uratinyuka uramvuga kandi Marisi reka mwereke Marisi ashyiramo akarungu nyine ukabanza ukabyumva reka nkubwire rero
niko Marisi ubu uzongera kugenda usebya Kugena mugishije ukuri. uvugisha ukuri ugenda usebya kandi ibyo nzanye ubyakira ukabiri ukanabyambaramo noneho rero maze kubona ko ari umuntu wakunaniye ngiye gushaka umuntu uzashaka supagoro nkabeka kuri uno muntu ubu ngiye kuzashaka supagoro nk'ikiro cyose nguhoma ahantu hose utazongera no kuvuga nawe uzajya uhura nawe ngo umuvugishe ukuntu ugenda unyambika ubusa ku musozi. dushaka tugende none turebe ibyo nagukoreye ariko amafaranga oya ndakubaza amafaranga umbaza nayahe nayo wangurije nayo wanyubakiye wamvomeye amazi se wakoze iki abantu ngubu rero buri ndashima uzibe nagukoreye ngira ngo amafaranga yanjye nawe ureke ibintu umva ntabwo nkujyanye ku murenge sinkujyanye ku kagari sinkujyanye no kwa mudugudu ariko yambe ureke gende tutandukanye ariko uzi n'ibindi si kwa mudugudu dushaka tugeyo turebe noneho tugeyo turebe reba mu mufuka have umva njyewe no komeze ko umva nkubwire urayama afana kunifime tumvike mudugudu nawe naza birebe cyanga ahazana umva njyewe mbaze kubwira urayazana cyanga mudugudu we ariko se mudugudu umva njyewe kubwira urimo kunyumva neza urebe umuntu wawe Bariki mwebwese uyu nguyu beta ngo baze mbarizo uyu mujinga njyewe murimo deni njyewe ry'amafaranga buryo afata nk'umujura usa nkaho wabimenye kuko utabara vuba ndekura utabara vuba nk'inkuba uri umuntu w'umugabo ndekura ndavuze dore ingegera iyi ngiyi rero umva ndekura mwicaranga tuganira dore ngabwire ingegera banza ukabwire kandi kurese mbaye akangaka none mbaye ibi ngibi ko amafaranga nyine mubaza mwicaranga tuganira amafaranga ari menshi ariko nangaye mbanze wowe wakwicaza inkuba nk'iyi okay none umbwira nangaye urayamba ariko kumfata gutyo ngiye ngufashe ko umva njyewe nkora akantu hano ureba nshaka yuko mwicaranga twicara mudugu yicara ahangaha mudugu wowe yicara ahangaha utureba neza bayo wicara wicare ndekura utanshyira umwenda nkakwica njyewe mudugu nimwicarane umva njyewe mugabo ndekura mudugu ndekura rubura neza nshaka yuko mubwira ndekure mubwira mwicara atadushika ariko ubwo mukemura ibintu mubwira ndekure none wowe urakemura ibintu amafaranga yewe wowe ngwino wicara atadushika twumvikane ubundi mwafashwe n'iki twafashwe n'iki oya dufashwe n'iki wowe ndekure njyewe ngaho nimwicare hano njyewe mfata njye n'umujura njyewe ndi umujura njyewe wowe ni none njye mujura nose ubufaranga bwawe uri kuvuga ni ubufaranga bwinshi urayamba niko mubwire rero mudugu birebe neza kabi ntayo ngwa noneho ntayo ngwa bishyire mu mutwe wawe mureke twumvikane mureke twumvikane ntayo yewe ndakubwiye ntayo nguha uramufata njyewe gutya njyewe abaturage bangana gutya njyewe mwicarane tuganire mureke twumvikane mwicare tuganire mwicare mwembi mwicare ndekura rero mwicare tuganire banze ndekure mwicarane ndekure ndakubwiye ngo icara kagabo karanzengereje jewe karanzengereje kaho umwaka ushize karandengereye ubundi uyu munanore kaje kundengera mu 2020 none ngiye mpangane nawe mukubite iyo ngombwa none ho tukizwe n'urukiko Kweba nkubwire jewe umushize warandengereye uri kumva umwaka ushize urandengera n'uyu nguyu 2020 wongere undenge nanone genda gake ntabwo bishoboka oya byo kugenda ntabwo bishoboka umva ntabyo gake ntabwo bizakugihanga uyu muco wanyu hari mwabwira bana ntabwo byo ntabwo mwarahatwaye agasa akagabo we akagabo uretse aya tugikemurira uretse twumvikane mushamukaje uretse tujye kwa muganga mudugudu musangira ruswa ugera ku byemera aya uretse tujya mudugudu mudugudu muri bamwe mwese ari ku Rwanda genda mwicare muhame hamwe ndekura ndakure kuyi ntabwo uzi ngaho icara umva nawe icara mfate neza icara nguyu yewe mva nkubwire wowe tugende kumfata gutyo nari kubivuze umva yewe nkazana kwishyura niba ubufaranga wowe kurya indeni ry'imbwa
mudugudu atutse ngo ndi mwe none ndabona mudugudu ntacyo bimaze bino mujyane ku kagari ntaho njya turazamuka mu ntera uyu si umunyamutsi akagari kabinanirwa ndakujyana mubwira abanza ndekure ndakujyana ku karere cyangwa ku murenge umwana niwe kumvikana rero twigende muzagaruka ubutaha tugaruka se ko ariko tugende nyine bimbwiye mugende muzagaruka ubutaha rero nitugere hanze ukabona ngiye kumva ngiye namaze kumurangiza noneho mudugudu ngiye nimukorera nabi nakwereka impano mfite ngewe y'umujinya ngewe kumfata ngewe nk'umujura ngewe nta n'isoni wowe amafaranga ibihumbi bibiri mudugudu urabinaniwe nkuzaniye umuntu urabinaniwe nicyo bagutoreye ntabwo nyizi tujye kajyana umuntu wanjye tugende twigendere oya isoko uraribuze umva ruswa gusa mukunda ruswa mugende muzagaruka ubutaha urashaka ruswa muzagaruka ubutaha ukakorera